Igifata neza ariko karaha inkoko kwisa ni inkoko yanjye koko mwese nkuko ntizisa aya kara rwose inkoko ni yanjye maze nawe ufite abo musa nkanswe inkoko kara rwose iyi nkoko ni yanjye koko kara wambabarira ukanga inkoko yanjye mbabarire umbwire nimba ushaka n'amafaranga ariko nyago inkoko akira niba ari yawe kara yimaye Imana igumugisha we inkoko ndayibonye Imana yanjye nari narayibuze si ibyo gusa rero aya kara umbereka nkubwire subiza amerwe mwisaho nkuko yabonye nyirayo Kayitesi warayitanze buhorose yaguhaye ngahe nta na rimwe oyirambeshya kara ndakubeshya se turangana oyitambwe kira nkuko wayitanze nta kintu na kimwe baguhaye papa yarambwiye ati ntuzigere ushaka indamu mu buhemu nyamara kumenya rero kira nkuko ari Kayitesi nihutiye kwima nta kindi musabye Yesu we ubwo kwinkukira ducitse na n'igiceri cy'icumi dukuyemo ducitse se twayihigaga karawe ntabwo uzigera ukira warakize nko kushaka iki garara umunsi ntabwo wegera ameza ego ariko papa nzana n'ibyo ashaka we dore ukuntu kuri intebe gahoro gahoro nimwirire bana nimwirire papa biraryoshye ni ukuri mwiza abundi bisi ibiryo naryo urabona ari ibiki ariko se ni gute kuva ku wa mbere kugeza kwa kane duhe indyo imwe koko nimunyumvire n'ukuri ese niba ushaka iyindi ndyo wagizanye amafaranga tugahaha ese mama wowe wacecetse ibanga ry'abanaguwe ese mwe kuko mbwiye bane ngo basohoke mwe mugasigara hano murashaka n'iki kindi mushaka kongera kubyo nababwiye Prefe njye ndarengana ntabwo animateri rwose ntabwo twabona shoko yanyitiranyije ariko wagahungu urashyenga urambwira ko animateri ari umusazi ku buryo yaba yarakwitiranyije ko nzi ko nta n'undi muntu musana mu kigo byashoboka wibuka ko animateri ari mushya kandi hano bavuga ko hari umuntu dusa byashoboka ko yanyitiranye ceceka ntimukajye mushaka guhindura abayobozi y'abasazi twe turi abantu bakuru kandi tuzi icyo dukora ngarutse kuri aba bakobwa rero mwe mwigize abantu ngo abantu b'intyoza hano mu kigo muzi kumwazanya biriye mwakoze n'ibiki ndagira ngo mbabwire ko mwa bakobwa muko muri babiri ndetse nawe King wowe wigize umuntu ngo uri hano mu kigo ushinzwe kujya urambagiza amaguru y'abari mu kazi bafite amaguru meza ubabwira uburyo ari beza wowe uri icyana mu kigo icyo ntabwo ari ikinyabupfura ntabwo mbishaka simbishaka ndagira ngo mwese uko muri hano mugende muzinga ibikapu byanyu mutahe mbahaye icyumweru muri mu rugo mugende mwiga ikinyabupfura muzaze muza amategeko n'amabwiriza y'ikigo kandi muyubahirize ariko prefe njye ntabwo nigeze muzomera ko njye naje mu kibuga nje kubakiza ko muri kurwana waje gukiza harya uri cyane mu kigo ku buryo wumva ko agakomye kose wowe Tereza wumva ko ari wowe muntu ushobora kuba waza ushinzwe icyana mu kigo uri icyo ufite izihe mbaraga ahubwo si ku byo wakoze byo wakijije iki Tereza iyo mico ntabwo nyishaka erega prefe twese twaje tuje gutabara ntabwo twe tuje kuzomera ibyo ntabwo byumvikana ntacyo mushinzwe hano mu kigo ntabwo muri komite igomba gukemura ibibazo by'ikigo ibyo mumbwira nta na kimwe numva ngaruke kuri King yeah that's me ntabwo numva uburyo ushobora kuba uri umuntu uhora buri munsi hano urara wirirwa urangaguzwa mu maso y'abarimu kazi bigisha muri kino kigo ntacyo ushinzwe kandi iyo mico uretse no kuba uyu munsi nguhaye ngiye kuguha weekend ugataha mu rugo nukomeza gutya no kukwirukana birashoboka ntabwo ndi kumva njye ni gutuma weekend umuntu umwarimu araza kwigisha ishuri ririmo abana b'abasore akambara amajipo niba ari amakanzu n'ababisi bigeze munsi y'ikibuno so do you think ko twebwe tutari abantu se ibyo uvuga ni katari wowe yaba ari nk'abamureba King ibyo ntabwo ari wowe ubishinzwe kandi iyo ubona icyo ari ikibazo wagombaga kugira uburyo bitumenyesha nk'abayobozi tukagira icyo tubikoraho rero ntabwo nataha kugira ngo nawe watahe King ni gute azakatubuza kwiga kandi twarishyuye njye nawe hejuru y'amafaranga ababyeyi banjye bishyuye cool down nta kintu nshaka kumva nuko ukongera kuvugana nawe nongere ngaruka kuri Tereza ufite amakosa menshi ku buryo sinzi no kuba na weekend ngo yanjye nuva idahagije si wowe ejo bundi bafashe none watorotse abaye ari igikosa cyo nararyemera kandi mukanambabarira ariko abaye ari cyo ngiryo ryo kuzomera sinigeze nzomera nashenje kukiza rwose umva mbese ariko ubwo urumva icyo ari ikintu wambwira ngo imbabazi Tereza
hari ikintu nshaka kukubaza kandi umbwize ukuri kuko nuramuka umbeshye ibihano igihano naguhaye ndacyongera ku buryo bukomeye kuko karabara n'agasuzuguro. Ndagira ngo umbwize ukuri, ejo nubwo bagufata watorotse, si uyu musore mwari muri kumwe mwatorokanye? Mwiriwe neza. Mbanje kubashimira ndetse n'uburyo mwitanze mukigo mu mwanya wanyu. Ni amasaha akuze, ejo n'akazi, akaba ariyo mpamvu nagira ngo dukore inama yihuse kandi turasa ku ntego. Ingingo turi bwigaho uyu munsi ni ingingo zigeze kuri 3. Ingingo ya mbere ni abanyeshuri preve yirukanye bakaba bataratashye bakiri mu kigo. Ingingo ya kabiri turareba ku myigire y'abanyeshuri ndetse n'imyitwarire y'abarimu bamwe na bamwe. Ingingo ya gatatu turibukiranya ku ntego z'igihango high school. Muzi ko intego yacu ari ugutsinda ndetse n'ikinyabupfura. Icyo ngicyo twese turakizi. Hakaba hari n'ikibazo cy'umwana numvise abana baba basa. Nagira ngo animateur Jide agira icyo atubwira. Abo bana hari icyo baziho? Kubyo abana basa nanjye ndabyumva. Gusa ntabwo ndababonana. Ariko kubw'amahirwe ubwo duhaye nibaje babitubwira. Duhaye abo bana basa hano muri iki kigo murabazi? Barahari. Hanyuma animateur ndumva icyo kibazo nakigushinga bazabashaka ukabanzanira. Duhaye imyigire hano mu kigo murayibona mute? Abanyeshuri bariga bate, se baratsinda? Ngiye nta kibazo mvuze ku myigire. Baratsinda nta kibazo. Byiza. Hanyuma ku kijyanye n'abarimu twabahaye bimeze bite? Barabigisha neza murabona? Kuko mbona mu myigire bigenda pe, abarimu nta kibazo. Abarimu nta kibazo, abanyeshuri bariga neza. Hanyuma ku kijyanye n'imyitwarire yabo bimeze bite? Kumva ngo hari n'abirukanywe. Barirukanwe nyine, ikibazo gihari ni uko muri iyi minsi bari kwirukana abanyeshuri nyine, natwe ntabwo tuzi impamvu bari kwirukana abanyeshuri cyane. Ikibazo cyo kwirukana, ndumva icyo kibazo twaza kukigaho, turakigaho nk'ubuyobozi, hanyuma tuzababwira umwanzuro wavuyemo. Amasaha arakuze kandi ejo ni amasomo, mwajya muri dortoir mukajya kuruhuka. Ndagira ngo tugaruke ku kibazo cy'imyitwarire yacu nk'abayobozi imbere y'abana tuyobora. Numvise yuko animateur sportif yagiranye ikibazo na prefestive. Ese bimeze bite? Icyo kibazo kiri hagati yanyu ni ikihe gituma imbere y'abana mudatinya kugenda mugahangana imbere y'abanyeshuri muyobora? Bimeze bite? Akoze nyakubahwa Madame Directrice, ikibazo cyabayeho hagati yanjye na Prefet ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane, habayeho kuzamuka tension hagati yanjye nawe, icyo twita muri siporo esprit sportif. Ariko mu busanzwe nta kibazo dufitanye gikomeye cyane cyatuma hagati yanjye nawe dushyamirana, ariko twarabikemuye hagati yanjye nawe kutuburira. Madame Directrice, nagira ngo mbabwire ko ikibazo habayeho gushyamirana hagati yanjye na animateur sportif, ariko mu by'ukuri twarabikemuye, dufite ukuntu twabicoce dusabana imbabazi ku buryo rwose bitazanongera. Ku kindi kintu mwari muvuze cy'uko ahari ubwumvikane buke bushobora kuba bwaratewe n'uko dusabana n'abana cyane, ndimo kumva atari cyo, kubera ko buriya siporo ni kimwe mu bintu bihuza abantu.
ntekereza ko no mu gihe tumaze muri kino kigo turi abayobozi ndetse dusabana n'abantu batandukanye mu myaka igiye itandukanye ntabwo iki kibazo kigeze kibaho. Ni akabazo gusa kabayeho gato hagati yanjye na mugenzi wanjye ariko twarabikemuye rwose ntabwo bizongera kandi tubisaba imbabazi. Ndashaka ko tuvuga no ku kibazo kijyanye n'imyitwarire y'abarimu kuko abanyeshuri bamaze igihe bavuga yuko hari umwarimu ubarangaza, umwarimu Gaël. Biravugwa yuko imyambarire yawe irangaza abanyeshuri bigatuma batiga neza. Ariko madamu directrice hari ikintu natekerezagaho, ubundi nta kuntu abarimu bagakwiye kuva mu ngo zabo ngo hanyuma nibagera ku ishuri bajya imbere y'abana n'imyenda uko bari bameze bakora uko bakomeza kumera. Numva hagakozwe amataburiye bajya bajya imbere y'abana bakajya bayambara, ibyo ndumva bizagabanya icyo kibazo cyari gihari. Murakoze, igihe iki kibazo ndumva kidahari kuko abanyeshuri batsinda isomo ryanjye, nta munyeshuri rero watsinda isomo ryanjye, rero ntabwo numva uburyo imbaraga. Karibu karibu. Niriweho. Niriwe. Uhitonze se ko ntamubona wari hehe? Ntabwo nzi aho ari. Ubu ni igihe ki? Warebye muri telefone yawe se? Nta saha bashyizemo? Kongo iki? Arererega murariye, muranduruye, mugiye kuryama, uhitonze ataraza. Kongo iki? Mutazi n'ahantu ari? Ariko se ubundi wa mugani. Ko atajya agatinda bigeze hano uyu mwana yaba byagenze bitera? None se ndakubaza nawe ukambaza? Nese nkubwire ngo iki mudahera? Wakabaye ubimenya ariko. Umwana w'umukobwa izi saha ataragera mu rugo wambwira ute kutazi n'ahantu ari? Ariko ndakeka ari yaba yasigaye ku ishuri asubira mu masomo biganye n'abandi bana hari. Amasomo izi saha nuhe mwarimu ukigisha abana izi saha? Ubugeze ku mashuri wasanga y'abana iki gihe. None se ko bundi numva ubimbaza ndi mwarimu cyangwa ndi umunyeshuri? Nyamara wakabaye ukurikirana umukobwa wawe kuko ibi bintu nabigira akamenyerejo cyangwa ejo ndazaba duturaho inzugi igicuku kinishye. Urumva? Gerageza rwose umukurikirane. Urumva ibi bintu ari byo koko? Ntago ari ubwa mbere n'ejo ubundi yatashye ijoro. Ndaninaniriwe reka ngiye no kwiryamira. Ujye kuryama atanaje ngo umubaze naho yarari. Ariko se mutegereza iki si igitangaza? Ndategereza umuntu ntazi n'igihe ari buzire. Nawe umutegereza uri se. Aho wamutegereje uri nyina ngiye mutegereze. Wito. Kare mama. Ese ko agiye muravuganye mudahera? Hari nzi ko mwavuganye. Wito enda hano sha. Nese ko nakerewe papa. Oya ngwino mbwira ahantu wari uri nimugoroba. Mbwire n'igihe waziye rwose ugende nta kindi gushakira. Jewe se. Wowe nyine. Nese harundi uhetse? Ndiyo ariko ndi hano. Ariko Wito ntukabeshye kuko. Twaraye tuvuye ku meza na bene nyuko tujya kuryama warutaraza. Jewe ejo navuye ku ishuri. Nza hano ntandi narindi. Ahubwo nuko narindwaye ngatangiye kuryama kandi nkabwa ngo nagira umuntu ubyutsa. Nyamara wasanga ari byo. Nese ko yabujije abantu bose kumubyutsa ubwo urumva twari kumubona gute? Nyamara ukwiye kuganiriza umukobwa wawe Mukankuba. Wese wamuganirije ntabwo uri se? Yes. Umuntu utamenya ko umwana yatashye cyangwa atatashye ubwo urumva atari uburangare bukabije. Wese kuki utabimenya? Ariko biri mu nshingano zawe kumuganiriza cyangwa ukamenya ko hari cyangwa adahari. Nawe ni inshingano zawe kuko twamubyaranye. Umva mujye mumbaza ratio ubundi mumbaza amafaranga y'ishuri. Ibindi byose ni we bireba. Ibanga ry'abana kuwe. Ibanga ry'abana kuwe. Ibanga ry'abana kuwe. Urugendo rwo kubaka u Rwanda rushya. Ibanga ry'abana kuwe. Hashingiwe ku muco n'amateka by'u Rwanda. Ibanga ry'abana kuwe. Ku gasozi k'imihigo. Ibanga ry'abana kuwe. Abana bacu ntibatana. Ibanga ry'abana kuwe.